turabashuhuje bakundwa muri Kristo Yesu, twongeye kubaha ikaze ku isengesho ribihora official. Muhabwe umugisha n'Imana mwese abakoze subscribe. Amahoro y'Imana abe kuri mwese aho muri hose, ndetse nawe uje ari ubwa mbere ku isengesho ribihora official, nawe turagushuje. Habwa umugisha n'Imana, Uwiteka kugire neza, ntuze kugenda nawe udakoze sabone cyangwa se subscribe, kugira ngo tujye tubana muri uyu mwanya mu bihe byiza byo gusenga. Tuzajya dushaka ukatura, ntabwo hano dusenga gusa, ahubwo tubanza kwiga ijambo ry'Imana. Nyuma yo kwiga ijambo ry'Imana ritewe n'icyo ritweretse, ritewe n'icyo ritwigishije, tukabona gusenga. Isengesho rigira umumaro iyo ridahusha igipimo, iyo ridahusha intego. Isengesho rigendana n'intego. Ni ngombwa gusenga ufite intego. Isengesho rero iyo rije rifite intego, nirihusha intego, nirihusha target, icyo gihe nibwo ubona resulta zaryo cyangwa se ubona umumaro wa rya sengesho. Kandi si ibyo gusa, umumaro wabona mu byo gusenga nanone ubona bitewe n'umwete uba wabishyizemo, kuko ijambo rivuga yuko gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro iyo asenganye umwete. Bishatse kuvuga rero ntabwo isengesho gusa rigira umumaro gusa kuko ryageze ku ntego, ahubwo biterwa n'umwete nanone washyizemo. Wa mwete washyizemo mu gusenga ugusha ku ntego, uwo ni wo uguhesha resulta. Rero karibu mu mwanya mwiza w'ijambo ry'Imana hano ku isengesho ribihora official. Ni ahantu utakwicuza bitewe n'uko haza n'igihe uhaje, kuko hahurira n'amagambo y'Imana mazima. Tugwaye ikaze rero, reka tubanze dusenge, hanyuma tubone kuza ngo tuganire ijambo ry'Imana. Data, mu izina rya Yesu tuguhaye ikaze mu mitima yacu, tuguhaye ikaze mu bugingo bwacu, tuguhaye ikaze muri uyu mwanya turimo w'ijambo ryawe twinjiyemo. Amavuta yawe atutembeho, amavuta yawe atembe kuba wumva rino jambo, amavuta abahesha kumva, amavuta abahesha abantu gusobanukirwa, abamanuka mu izina rya Yesu Kristo. Nanjye amavuta amesha kuvuga ijambo ryawe uko riri ritagabanyije, ahubwo rikwiye kugira ngo rifashe abaryumva. Amavuta yawe angaragareho mu izina rya Yesu. Twahawe gukirizwamo, izina twahawe ubuzima, twaherewemo ubuzima, izina twabuherewemo amahoro, izina twaherewemo kunesha, gutsindamo ibigeragezo, amakuba n'ibyago n'ibitero byose bya Satani. Izina dufitemo ubuzima buhagije kandi bunesha. Urakoze Mwami ko muri we tuhafite intsinzi ihoraho y'ibihe byose. Amashimwe n'icyubahiro bikugarukire mu ijuru no mu isi, mu izina rya Yesu, amen. Aho duherukira hano twavuze ku gituma abadayimoni bashobora kwataka umuntu, kurwanya umuntu, kumutoteza kugeza igihe bamutsindiye. Twabonye yuko abadayimoni bashobora kunesha umuntu, bakamurwanya ntibamucikeho, bitewe n'igihe umuntu n'amasezerano umuntu afitanye nabo. Mu isi y'umwuka amasezerano niyo ashingirwaho kugira ngo utabarwe n'Imana. Yaba mu ruhande rw'Imana, twabonye ko Imana igendana n'umuntu, ndavuga Imana nyir'ijuru n'isi n'inyanja n'ibirimo byose, kuko Imana twebwe dusenga ni Imana yaremye isi, irema ijuru, irema n'inyanja n'ibiri muri ibyo byose tuvuze. Iyo niyo Mana dusenga. Ariko twabonye ko mu rundi ruhande hari yindi Mana y'abiki gihe, kuko Imana ni nyinshi zisengwa, ariko iy'ukuri ni imwe. Iy'ukuri ni imwe. Imana umuremyi ni imwe. Iyo ntigereranywa. Yaremye inyanja, ikarema ukwezi, ikarema isi n'ijuru, ikarema ibiri mu ijuru, ikarema ibiri mu isi, ikarema ibiri mu nyanja. Iyo ni Imana imwe rukumbi. Ibindi byose byitwa ibigirwamana, cyangwa se mu Kinyarwanda kivugitse neza ibyagizwe Imana. Urumva ni ibigirwamana, ni abantu babigize Imana, ariko si Imana. None ibyo byagizwe Imana abantu baramya,
ni ukuvuga ngo ibyo wisanga winjiranye mu wakoranye amasezerano n'ibigirwamana, kandi utibwira ngo ibigirwamana ntibigira imbaraga ku buzima bwa ba nyirabyo, kuko ibigirwamana hari amashitani ubundi yihariye gutura mu bigirwamana. Nuvuga ngo ikintu wagize Imana, cya kintu uramya cyane, niba ujya kumva ugatangira kwambaza umukurambere wawe cyangwa so wawe cyangwa nyoko wawe wapfuye, ugatangira kumutakira no kumuborogera, icyo gihe mu isi y'umwuka utibwira ngo ntacyo bimaze ibyo bintu. Nuvuga ngo mu isi y'umwuka ya dayimoni, uwo nyoko wawe wapfuye abahindutse ikigirwamana, isi abahindutse ikigirwamana. Noneho hari umudayimoni wihariye, marayika w'umwijima wihariye, wo kugira ngo yakire ya magambo uri kuvuga. Noneho ukisanga rero urimo uraramya satani muri ubwo buryo utabizi. Nuvuga ngo ubwo waramya satani mu buryo utabizi, ugasanga ugiranye amasezerano na satani muri ubwo buryo bwo kwambaza ibigirwamana. Igihe winjiye mu nzu y'umupfumu, winjiye mu nzu y'umukonikoni, akakurambikaho agahu k'inyamaswa, akaza akagukubita ibyatsi, kuko abazi ngo ibyo byatsi byagukiza, arimo aragukubita, cyangwa umurizo w'inka cyangwa se umurizo w'ikintu icyo ari cyo cyose, biterwa n'umupfumu ugiyeho ibyo akoresha. Icyo gihe ni ukuvuga ngo nta kindi kiba kibaye, winjiranye mu masezerano n'ibigirwamana by'umupfumu, winjiranye mu masezerano n'abadayimoni n'imbaraga z'umwijima. Natangiye nsobanura amasezerano, mvuga icyo ari cyo. Amasezerano ni ibintu bibiri abantu bumvikanaho bihinduka isezerano. Ni ukuvuga ngo ibintu abantu babiri bumvikanyeho ako kanya direct bihindutse isezerano. Igihe rero winjiye mu nzu z'abapfumu, winjiye mu nzu z'abakozi ba satani, ukahakorerwaho imigenzo muri iyo nzu y'abapfumu, ukahatanga ituro ryawe, ukahatanga amafaranga yawe, wenda ugiye kwivuza muri abo bapfumu, kwivuza inyatsi, kwivuza ngo abanzi cyangwa abagome cyangwa se kukurogora ngo gutyo, ukinjiramo hariya, imigenzo bagukoreraho ihindutse isezerano ukoranye na za mana zo muri z'iyo migenzo, ibigirwamana by'iyo migenzo. Niba bakubwiye ngo ujye wambarira kuri aka kantu, akira kano gakomo ukambare karimwe amahirwe, ukoranye isezerano n'ibigirwamana biri muri ako gakomo. Ibyo bigirwamana rero hari amashitani yiteguye kugendera muri ako gakomo kawe wambaye ku kaboko. Hari amashitani yiteguye kugendera muri iyo shangi ukenyereraho. Hari amashitani yiteguye, nuvuga ngo uhita winjirana mu masezerano n'ibyo bigirwamana nyine. Ubwo rero hagati yawe n'Imana uhise ukereye urwango, kuko wowe ubwawe wayobotse ibyagizwe Imana bitari Imana. Kuko wayobotse rero ibyagizwe Imana, cyangwa se wayobotse ibigirwamana utigeze uyoboka Imana rurema. Aho ngaho uri mu nzira zigana mu kurimbuka. Uri mu nzira zigana mu kurimbuka kwa destination yawe. Uri mu nzira zigana ku kurimbuka k'ubugingo bwawe. Uri mu nzira zigana ku kurimbuka kwa hejo hawe hazaza. Uri mu nzira zigana ku kurimbuka, ndetse si kuri we gusa, no ku rubyaro rwawe ruzagukurikiraho. Kuko twasomye, musubire mu kiganiro kibanziriza iki ngiki cyo duheruka gushyiraho, mu cyumve neza, wumva ukuntu Imana iha umugisha wowe, ikaguha n'umugisha n'urubyaro rugukomokaho rugomba kugukurikiraho wowe nyuma y'ukuvuyeho. Nuvuga ngo rero uko nguko wumva bimeze gutyo mu ruhande rw'Imana, niko bigenda no mu ruhande rwa Satani. Niba ukoranye isezerano nawe na Satani muri ubwo buryo bw'ibigirwamana, muri ubwo buryo bwo kuraguza, wagiye kuraguza mu bapfumu kwa Satani ku bigirwamana. Nuvuga ngo iryo sezerano ryo kuraguza ukoranye n'abadayimoni n'imyuka mibi, imyuka mibi izagukurikirana biciye muri iryo sezerano wakoranye nayo, igikototera ikurwanye, kugeza igihe uzagarukira ugasesa rya sezerano cyangwa ukarisenya. Nurisenya niho ya myuka izagucikaho. Ariko igihe cyose utarasenya isezerano ufitanye n'imyuka mibi, ryacishijwe mu migenzo n'imihango,
wakoreweho cyangwa wikoreye ubwawe, ntago iyo myuka iyo ushaka kwigucikaho ni ngombwa ko usesa isezerano wagiranye nayo cyangwa urisenya, ugasenya isezerano iso na nyoko bakoranye n'imyuka mibi, bitamba ubwabo, batamba n'urubyaro rwabo. Kuko twebwe iyo dusenga mu ruhande rw'Imana yacu, Imana y'ukuri, turisengera tugasengera n'abazadukomokaho. Ibyo bigatuma noneho Imana iha umugisha twebwe n'abadukomokaho kuko twitanze mu Mana. Uko niko bigenda rero igihe ababyeyi baba batigeze bamenya Imana rurema, iyo babaga mu mihango yabo yo kwambaza ibigirwamana, kwambaza abakurambere, gusenga abapfuye, kubatabaza, icyo gihe babaga bakoranye amasezerano n'iyo myuka y'abapfuye. Noneho ariko ntabwo amasezerano agomba kugaruka kuri bo gusa, no kuba bakomokaho arabakurikirana. Ngiyi ntandaro y'imyuka mibi kuba itacika ku mwana w'umuntu, kuba itacika ku muntu. Noneho rero sasa hari igihe ibyo byose ababyeyi batabigiramo uruhare, nawe ubwawe utabyijyanamo. Ariko example cyangwa se urugero, ngewe niba ndi umurozi, ndashaka kuferinga, ndashaka kutsindwa, ndashaka kunanirwa mu bintu byose, njya kuri cya gicaniro cy'abadayimoni bomba nkoreraho cyangwa iyo myuka mibi, nkavuga amazina yawe, namara kuvuga amazina yawe nkarekura nkagushyira mu masezerano y'abadayimoni. Ariko igihe cyose ubwo ntabwo umurozi wundi kugira ngo akugireho ububasha, nuko hagomba kuba hari amasano mufitanye nawe. Na umurozi ukuroga ubundi ni umuntu wa bugufi bwawe. Umuntu wa bugufi wo mu maraso mu muryango abanza kugufata, akagushyira mu ki, akakujyana kwa Satani. Yamara kugutanga kwa Satani mu buryo bwo kuroga, waba washyizwe. Iyo tuvuga kwa Satani ni ugushyirwa ku bicaniro by'abadayimoni, gushyirwa ku bicaniro by'abarozi, gushyirwa ku bicaniro by'abapfumu. Umuntu yagiye kukurogesha mu bapfumu cyangwa se yagiye yakujyanye kwa Satani mu buryo bw'umwuka. Icyo gihe rero wenda wowe ntigeze nakujyana mu buryo bw'umubiri, ahubwo yatwaye amazina yawe, yatwaye amafoto yawe, yatwaye ikintu cyose kikuvuyeho, yatwaye umwenda wawe, yatwaye urukweto, yatwaye iki, cyangwa se yacunze nawe wakandagiye, yafashe bwa butaka bujyanye ku bicaniro by'abadayimoni. Kugutwara mu mwuka ntibigusaba kugira ngo umuntu agufate mu buryo bw'umubiri akujyane mu buryo bugaragara. Umuntu ashobora kugutwara mu buryo bw'umwuka, ifoto agatwara nk'ifoto, ariko ifoto ayumva ko ari wowe, agafata nk'aho wakandagiye ubutaka, akumva aho wakandagiye bwa butaka bwawe ni wowe atwaye, akumva mu buryo bw'umuntu nuko abantu babatwara. Cyangwa umuntu akagusuza mu kiganza, muri icyo kiganza kiwe akagenda gipfumbatije, akumva aragutwaye mu buryo bw'umwuka, akagenda akagutanga ku bicaniro by'abadayimoni. Noneho sasa mu isi y'umwuka wumva wamurozi agushyize mu isezerano ry'abadayimoni. Ariko ugushyira mu isezerano ry'abadayimoni, mu isezerano ry'imyuka mibi, bisaba kugira ngo wowe nawe mube mufitanye amasano, mube mufitanye inkomoko. Noneho nyuma uwo nguwo wamaze kugutanga wo mu maraso cyangwa mufitanye amasano, iyo amaze kugutanga mu isi y'umwuka, noneho sasa ashobora kugutangaho pasi no mu bandi noneho mudafitanye amasano. Ba bandi mudafitanye amasano, abaturanyi, umuntu mukubitanye mu kazi gutyo n'iki bintu nk'ibyo. Noneho ariko ugasanga uwo nguwo akugizeho imbaraga, uwo uvuye hanze y'umuryango wawe, uvuye hanze y'amasano mufitanye, akugizeho imbaraga abihawe na wa wundi wa mbere wo mu muryango wagutanze mbere. Noneho mu kugutanga mbere ntiwigeze wibuka kwivana mu isezerano ry'abadayimoni, ntiwigeze ugira ubwo bumenyi, ugira ubwo bwenge bwo kwikura mu masezerano y'imyuka mibi. Noneho sasa kuko hari amasezerano y'imyuka mibi ubamo utabizi, ya myuka mibi ukabona rero irakwataka ku manywa na nijoro, irakwataka ku manywa na nijoro kandi ikagutsinda. Ntibivuze yuko kuba utari muri mu masezerano y'imyuka mibi, imyuka mibi itakwataka, irakwataka. Satani yatatse Yesu, nta sezerano afitanye na Satani. Ibyo bishobora kukwataka nyine, ariko noneho iyo hari amasezerano afitanye n'imyuka mibi irakunesha, ntabwo uyitsinda. Iyo ufitanye amasezerano n'imyuka mibi ntushobora kuyinesha. Noneho rero sasa iyo udafitanye n'aya masezerano n'ubundi nabwira kwataka, ariko ntiyakunesha, ntibishoboka. Umurozi ntashobora kunesha umuntu utari mu isezerano ry'abadayimoni.
umurozanisha umuntu uri mu isezerano ry'imyuka mibi, none ryasezerano akaba ataragisheshe. Iyo tuvuga isezerano ry'imyuka mibi ni ugushyirwa mu isezerano ryo kubabazwa n'imyuka mibi. none ubisobanukirwe kugira ngo ntavuga ibintu ntubashe gusobanukirwa ibyo byo byetse ayo masezerano abameze te abasobanukira ayo masezerano aho na amasezerano y'imikoranire n'abadayimoni n'umuntu. Ayo masezerano y'imikoranire y'abadayimoni n'umuntu, urabizi ko nta kindi abadayimoni bakora ku buzima bw'umuntu cyangwa se imyuka mibi ikora ku buzima bw'umuntu. Imyuka mibi ikora ku buzima bw'umuntu ni ukwiba, kwica no kurimbura. Ako niko kazi kayo, kwiba amahirwe y'umuntu, kwiba igikundiro cy'umuntu, umuntu agatangira kwangwa n'abantu ntamenye ko igikundiro cye bakibye, kwibwa ukuboko kwiza, umuntu ukabona icyo akoze cyose kibaye kibi atazi yuko bamwibye ukuboko kwiza. None ugasanga wa muntu ukuboko kwiza ntako afite, barakujyanye, abadayimoni barakwibye. Kwibwa kw'intambwe z'umuntu, umuntu ararwana no kugira ngo ave ku rwego ajye ku rundi, kumbe intambwe ze barazibye, barazitwaye, barazishe, barazirimbuye. None imikoranire hagati y'umuntu n'abadayimoni rero utibwira ngo ni imikoranire myiza. Aho rero niho turimo turasesengura dusobanura ikitwa isezerano. Nituvuga isezerano ujye wumva ni imikoranire y'umuntu n'abadayimoni, bakaba barakoranye amasezerano yo gukorana n'abadayimoni. None abadayimoni rero gukora kwabo ni ukuza kwiba, ni ukuza kwica, ni ukuza kurimbura. Igihe cyose rero hatabayeho gusenya amasezerano azwi n'atazwi, ubwo urumva icyigisho nakivanze kugira ngo bisobanuke, ariko wenda nzabivangura igihe kimwe. Nuvuga ngo wakoranya amasezerano n'abadayimoni, nta ushobora kuba utabizi ariko wayakoze. Ejo nzagaruka, ejo Imana nimfasha nkabona umwanya, inzigisha nyine ku masezerano akorwa n'abadayimoni abantu batabizi n'uburyo bwo kuyasohokamo. Aha rero sasa umwuka wera mpaye kugira ngo ngusobanurire ubashe gusobanukirwa. Ubu ni ubumenyi tuvuga bwo mu mwuka budafite n'ubumenyi bukomoka mu isi y'umwuka. Ibyi nibyo dusobanura, ni ubwenge bwo mu mwuka busobanura ibibaho mu buryo bw'umwuka. Noneho bigakreya ibibazo umuntu acamo. Nta kibazo gishobora kuza mu buzima bw'umuntu kitabanje gutegurwa mu mwuka kandi kidafite ikigisunika. Buri kibazo cyose kiza ku buzima bw'abantu gifite aho kiva, gifite aho gikomoka, gifite uburyo kiba cyateguwemo. Niba ari urupfu rwateguwe kugira ngo rutware umuntu, urw'impanuka hari uburyo rutegurwa rwa rupfu rw'impanuka, abantu bakarutegura bari ku bicaniro by'abadayimoni. Umuntu bakamureba, umuntu yarakwanze, yarakwijundika, aravuga ati umuntu ntazambanaho, akakubika mu mutima we, akakugirira inzika, akajya mu bapfumu bagashika wowe, bagushika. Ni uburyo nyine bwo bwo kugukwega, kugukurura mu buryo bwa kirozi bakoresheje imyuka y'abadayimoni. Ndajya nkubwire ngo iyi si iboneka itegekwa n'isi itaboneka. Ibiboneka byose muri iyi si turimo bikomoka mu isi itaboneka. Ibibazo tubona mu buryo buboneka, amaso y'abantu akabibona, bitegurwa mu isi itaboneka. Ni bande babitegura? Bitegurwa n'abana b'abantu. B'abana b'abantu nabo babifashwamo n'iki? Babifashwamo n'imyuka itaboneka. Ya myuka itaboneka, hari abantu bazi gukorana n'imyuka itaboneka, babizi neza ko hari imyuka itaboneka ifite imbaraga zo kugirira nabi icyitwa umwana w'umuntu. Hari imyuka itaboneka nanone ifite imbaraga zo gukiza umwana w'umuntu no gufasha umuntu akagera ku bintu bikomeye abifashijwemo n'iyo myuka itaboneka. Iyo myuka itaboneka rero iri mu byiciro bibiri, niyo twita abamarayika b'Uwiteka cyangwa abamarayika b'umwijima. Abo b'umwijima nibo twita abadayimoni, nibo twita imyuka mibi, nibo twita imizimu. Abo rero hari umuntu uzi gukorana n'ibyo biremwa, yamara gukorana n'ibyo biremwa
akabaza uburyo akorana nabyo, akabaza ngo ibi biremwa kugira ngo umuntu akorane nabyo bisaba kugira ngo byubakirwe ibicaniro. Imyuka y'abadayimoni abakorana nayo bayubakira ibicaniro, barayiramya bakayisenga bakayambaza. Muri uko kuyambaza rero, muri cya gihe cyo kuyambaza, muri cya gihe cyo kwitabaza, baba bayitabaza kugira ngo igire umuntu igirira nabi, igirira umuntu ihetamisha umugongo, igondesha amaguru akagondama, akaboko kakagondama, izuru rikagondama, umunwa ukajya hariya, ugasanga umubiri w'umuntu barawangije, ariko ari imyuka mibi yazamuwe n'umuntu ukorana nayo, ayisunikira umuntu utazi iyo biva n'iyo bijya, ayisunikiye umuntu utazi iyo biva n'iyo bigana. Ya myuka iragenda imwinjiramo, iramwahuranya, batwara kwa muganga umuntu, bashaka indwara barayibura, batangira kuvuga bati ni imbasa, abandi batangira kuvuga bati ni igicuri, abandi batangira kuvuga bati ni ibingibi, ni indwara izi n'izi, ni amastroke n'ibyo. Kumbe ni imyuka mibi, ni umuntu wakugiriyeyo. Ndagusengera kano kanya mu mbaraga z'umwuka wera, ubaye unkurikiranye uri kunyumva, hari umwuka mubi uri mu kaboko kwawe, ndawutegeka kurekura ayo maboko yawe mu izina rya Yesu. Yewe daimoni uri mu kuboko k'uyu muntu, uranyumva mu izina rya Yesu, ndagutegetse rekura ukuboko k'uyu muntu kurambuke kwa jina la Yesu. Umuriro w'Imana ugutwika, ndakuvuma, sohoka mu kuboko k'uyu muntu mu izina rya Yesu, sohoka mu kuboko k'uyu muntu mu izina rya Yesu Kristo. Ndakubohora mu mbaraga z'umwuka wera, akira kubohoka wa muntu wari ufite ikibazo cy'ukuboko wanyumvaga, ubaye wankurikiranaga nawe. Munda hari ibintu bivugira mu nda yawe, ukibwira ngo ni inzoka. Izo nzoka ni inzoka bwoko ki? Tekereza neza ariko ukoreshe mind yawe. Inzoka zivugira mu nda yawe ni inzoka bwoko ki? Ibyo bintu biboroga bikudumbaguza ukumva birimo birakina mu nda yawe, nawe ukavuga uti ni inzoka zisanzwe. Ni inzoka zino zo ku gasozi zaje zinjira mu mubiri wawe. Ni inzoka bwoko ki? Ndagutegetse izo mbaraga z'abadayimoni zikuvemo, iyo myuka nive mu nda yawe. Iyo ni imyuka mibi, ni imbaraga z'abadayimoni, imyuka mibi ishaka gutura mu mubiri w'umuntu. Iyo itarwanyijwe rero ngo nyir'ubwite arwanye iyo myuka imuvire mu mubiri, iricara igaturama kugeza igihe izaba muri uwo muntu, kugeza igihe azapfira iri mu mubiri we. Rero ibyo bintu biri mu nda yawe ndavugana nabyo bigusokemo mu izina rya Yesu Kristo. Wijya ninde ukubeshya ko umupfumu akuraho imyuka mibi? Umupfumu bwe ku giti cyakorana n'imyuka mibi. None ukorana n'imyuka mibi azagukuramo imyuka mibi gute? Nongere mbisubiremo nkuko nabivuze, imyuka mibi yirukanwa n'izina rya Yesu, yirukanwa n'umwuka wera. Ibyo nibyo byirukana imyuka mibi, ni izina rya Yesu Kristo, ni imbaraga z'umwuka wera zirukana imyuka mibi. Umwuka mubi ntiwakwirukanwa n'undi mwuka mubi, ahubwo umwuka mubi wirukanwa n'imbaraga z'umwuka wera, zirukanwa n'umwuka wera. No imindi wakuroze ngo akubwire ko ibyo wisiga byakwirukana imyuka mibi? Ninde wakuroze ngo akuroge mu bwonko akumvisha yuko ibintu wagenda ukestara mu muryango w'inzu yawe, ngo gufata umunyu ukawukoropesha mu nzu yawe? Ninde wakuroze ko uwo munyu wakwirukana imyuka mibi mu nzu yawe ngo kuko wawukoropye mu nzu? Ntibibaho. Umunyu n'umunyu nyine ni ibintu bisanzwe, ntacyo uvuze ku badayimoni, ntacyo uvuze ku myuka mibi. Ndakubwira ngo n'aya mavuta twisiga atakwirukana imyuka mibi, yirukana imyuka mibi igihe yasengewe akaturirwa umwuka wera. Nta kintu gifatika kigaragara gishobora kwirukana abadayimoni kibaho. So nta kintu gifatika kigaragara gishobora kwirukana imizimu, gishobora kwirukana imyuka mibi. Imyuka mibi, ijambo riravuga ngo ibimenyetso bizagumana n'abizera ngibi. Reka tubisome mu izina rya Yesu. Mariko igice cya 16, Mariko igice cya 16, Mariko igice cya 16, tuhasome aho ngaho. Tabo cya Mariko igice cya 16 n'umurongo waho, umvira ijambo kuntu rivuga.
hano Yesu arimo aravuga bagomba gukizwa iki? Bagomba gukizwa imyuka mibi, bagomba gukizwa abadayimoni, bagomba gukizwa ikintu icyo ari cyo cyose. Akavuga ngo hano reka duhere 16, aravuga ngo reka duhere wenda ku murongo wa 14. Yesu ubwo nyine yabonekeye abigishwa be, ariko reka duhere no ku murongo wa 9 kugira ngo tubyumve neza. Ngo nuko amaze kuzuka mu museke wa mbere w'iminsi 7, abanza kubonekera Mariya Magadalena, uwo aragenda abibwira ababanaga nawe, asanga baganya barira bari mu majune. Nabo bumvise yuko ari muzima, abonywe nawe ntibabyemera. Hanyuma y'ibyo Yesu abonekera 2 muri bo afite indi shusho, bagenda bajya imusozi. Nabo basubirayo babibwira babandi, nyamara ntibabemerera nabo. Ubwa nyuma abonekera abigishwa be 11 bicaye bafungura, abagaya kubwo kutizera kwabo no kunangirwa kw'imitima kwabo, kuko batemereye abamubonye amaze kuzuka. Arababwira ati, mujye mu bihugu byose mwigishe abaremwe bose ubutumwa bwiza, uwizera akabatizwa azakizwa, ariko utizera azacirwaho iteka. Kandi ibimenyetso bizagumana n'abizera ngibi: bazirukana abadayimoni mu izina ryanjye, bazavuga indimi nshya, bazafata inzoka, kandi nibanywa ikintu cyica ntacyo kizabatwara na hato, bazarambika ibiganza ku barwayi bakire. Nuko umwami Yesu amaze kuvugana nabo, ajyanwa mu ijuru, yicara uburyo bw'Imana. Uwumvise iby'irija hano tumvise yuko iyo abantu batarabona Yesu baba mu maganya. Twatangiye dusoma baba mu maganya. Ngo uwaragenda ababwira ababanaga nawe, asanga baganya barira bari mu majune. Urumva iyo umuntu atarabona Yesu, iyo umuntu Yesu atari muri we, ahorana amaganya, ahorana amajune nk'uko byumvise. Basanze uyu ngo yasanze Yesu, Mariya Magadalena yasanze aba bantu bari kurira, bari kuganya, bari mu majune, kuko nyine Yesu batari bari kumwe nawe, kuko batari bamubonye. Ubonye Yesu atandukana n'amaganya, atandukana n'amarira. Yesu iyo yaje mu mutima wawe awukuramo amarira yose, awukuramo amaganya, kuko uba ufite umwami w'abami ubasha byose. Akuvanamo amaganya y'indwara uhora wiganyirira, akuvanamo amaganya y'ibibazo by'uhora wiganyirira, kuko ubuzi ngo Yesu ari kumwe nanjye muri uburwayi arankiza, Yesu ari kumwe nanjye muri ibibazo ndabisohokamo. Nyine ntabwo rero nta gihe cyo kuganya uba ufite iyo uri kumwe na Yesu mu mutima wawe, biciye mu kwizera kwawe. Yesu tubana nawe binyuze mu kwizera. Nawe ntiwamubona mu buryo bw'amaso, ahubwo wizera ko ari mu mutima wawe, ukizera ko uri kumwe nawe. None rero sasa iyo wamwakiriye mu kwizera kwawe, tumwakirira mu kwizera. Iyo twamwakiriye mu kwizera kwacu, nta marira tugira. Iyo twamwakiriye mu kwizera kwacu, nta maganya tugira. Iyo twamwakiriye mu kwizera kwacu, nta majune tugira. Aba rero yabasanze ba Mariya Magadalena, ngo babasanze bari mu marira, bari mu maganya, bari no mu majune. None bababwira bati umwami Yesu yazutse, ntibemere. None ngo Yesu igihe yaje kwiyereka abangaba,
ikintu 12 bombi tubonye yuko ngo yabanje kubagaya kutizera kwabo no kunangirwa kw'imitima yabo. Umuntu utizera abadayimoni ntibamucikaho. Umuntu utagira kwizera imyuka mibi ntimuhunga. Niyo wasenga gute umuntu udafite kwizera ntabwo imyuka mibi muhunga. Bisaba kugira ngo wizere nde? Wizere Yesu Kristo n'imbaraga zimurimo. Uko na cyakose nkagusengera nkwirukana iyo myuka ikurwanya ntiyakuvaho igihe utabyizeye. Twaba turimo turatakaza igihe cyacu tugitakariza ubusa. Byaba ari nko kwikirigita tugaseka igihe utizera. Bisaba kugira ngo niba wizeye igihe dutangiye gusenga twirukana iyo myuka mibi, wizere ngo namara kuvuga mu izina rya Yesu arajya gusoza amina yancitseho yamvuyeho. Ibyo si bisaba rero kugira ngo ubyumve. Ushobora kubyumva cyangwa ushobora kutabyumva. Ushobora kubibona mu buryo bw'amaso cyangwa ntubibone. Kandi kuba utabibonye niba bivuze ko imyuka mibi itagiye, no kuba utabyumvise niba bivuze ko imyuka mibi itakuvuyeho. Kwizera kwawe niko gutuma ya myuka ikuvaho. None rero sasa dukomeje rero abyumvise ukuntu none hano Yesu yabwiye babigishwa maze kubiyereka maze kubagaya mu murongo wa 14 ngo bwa nyuma abonekera abigishwa be 11 bicaye bafungura, abagaya kubwo kutizera kwabo no kunangirwa kw'imitima kwabo. Urumva abagaya kubwo kutizera kwabo no kunangirwa kw'imitima kwabo. Imbaraga z'Imana zibanze zihambura umutima wawe kunangirwa mu izina rya Yesu. Icyanangira umutima wawe mwisi y'umwuka umurozi ashobora kubanza akaboro ku mutima akanangira umutima wawe kugira ngo ujye unanirwa kwizera. None sasa ndabohora umutima wawe. Sengana nanjye vuga rino sengesho, vuga uti mu izina rya Yesu watsinze urupfu n'ikuzimu, umutima wanjye ngutandukanye no kunangirwa kw'imbaraga z'abarozi mu izina rya Yesu Kristo. Nakiriye kwizera ko mu mutima kutajegajega, kutayumba, kudafite gutezuka no gucika intege mu izina rya Yesu Kristo. Mu izina rya Yesu Kristo aturuti nakiriye kwizera kukuri mu izina rya Yesu Kristo. Mu mbaraga z'umukabara nakiriye kwizera kukuri kuntandukanya n'imyuka mibi yandwanyaga mu izina rya Yesu. Amen. Niba watuye iryo sengesho direct izere iyo myuka mibi irarekuye, kunangirwa k'umutima wawe kuvuyeho, ugize umutima wizera. None reka rero dukomeze. Ngo arababwira ati mujye mu bihugu byose mwigishe abaremwe ubutumwa bwiza. Icyambere rero gukira k'umuntu nuko kwanza agomba kuwigishwa ubutumwa bwiza. Turi hano twigisha ubutumwa bwiza, tubabwira gutandukana, gusesa isezerano ry'abadayimoni, gusesa isezerano ry'imizimu n'imyuka mibi. Ryaba ari ryo so yakoranye n'imyuka mibi cyangwa nyoko cyangwa umuryango mugari uturukamo cyangwa inzu ya so yakoranye n'abadayimoni. Kuko urumva hari uburyo bubiri. Buri muntu wese aba afite aho akomoka n'aho aturuka. Kugira ngo uremwe wowe uze mu isi, iso wawe kugira ngo avuke afite ababyeyi bamubyaye. Bababyeyi babyaye so nanone bafite ababyeyi twita mugari umeze gutyo, wa mutangiza w'umuryango mugari w'iwanyu ashobora kuba yarakoranye amasezerano n'imyuka mibi y'abadayimoni ariyo mizimu cyangwa abakurambere. Kabwe ati mujye muzaduhihirwe. None ubwo urumva bakoranye ko amasezerano na ya myuka imuryango mugari utukamo wakoranye amasezerano n'imyuka mibi y'abadayimoni. No muryango mutoya uvamo ari wo mu nzu ya so, kwa so na mama wawe, nabo baraza bashimangira ya masezerano y'imikoranire n'imyuka yabase wabo cyangwa basogokuru babo. None ayo masezerano yagenda akaba urusheni abadayimoni binjiriramo bagatoteza umuryango, bagatoteza na family, bagatoteza n'umuryango mutoya ari wo twita umurya. Katika Kiswahili ndipo wanatafsiri vizuri. Kuna ukoo na familia. Familia na ukoo ni vitu tofauti. Umuryango mugari, iyo tuvuga umuryango mugari, naho ngaho twatangiriye tuvuga ngo kugira ngo papa wawe abeho hari ababyeyi babanje guhura biwe bamubyaye.
aba aribo basogokuru bawe n'abanyogokuru bawe, nabo banyogokuru bawe n'abasogokuru bawe hari abandi bababyaye kugira ngo nabo babeho gutyo. Noneho hari umuryango mugari umeze gutyo w'urusheni umeze gutyo. Uwo muryango mugari rero uwawutangiye bwa mbere iyo yakoranye amasezerano n'abadayimoni, nk'uko mwabonye mu ijambo ry'Imana. Imana ivuga ngo nzaguha umugisha n'urubyaro ruzakurikira. Uko niko umuntu uwo yakoranye isezerano n'abadayimoni, rya sezerano riza rivuga ngo nzabana nawe n'urubyaro ruzakurikiraho. Ubwo ni umuntu wagiye guterekera, ni umuntu wagiye mu bapfumu, ni umuntu wagiye kuraguza, wenda agiye kuterekera, agiye kuraguza, agiye kwivuza nicyo kimujyanye, agiye kwivuza inyatsi nicyo kimujyanye, agiye kwivuza ngo agire urugo rwiza, agire urubyabo n'urubyaro, agira iki ngo agiye kwivuza kwa Satani aho twita mu bapfumu. Uwo muntu rero nuvuga ngo abakoranye isezerano n'abadayimoni ry'uko abadayimoni aribo bazamuha urubyaro, ry'uko abadayimoni aribo bazamuhira, ry'uko abadayimoni aribo bazatuma agira ishya n'ihirwe mu byo akora. Ariko iryo sezerano ntirigaruka kure gusa, rikomezanya n'urubyaro ruzamuturukaho. Noneho wa muntu rero warwara urubyaro ruzaturuka kwa muntu, wa muntu azatangira guhura n'imyuka y'abadayimoni mwataka imurwanya, igamije kugira ngo nk'uko se yakoranye isezerano n'abadayimoni ariko nawe arikorana nabo, kugeza igihe wowe ni waba usenga iryo sezerano rizakurwaho nuko wagarutse inyuma ukarisesa wizeye Yesu. Nyuma yo kwizera Yesu kwanza cyambere wumvise ubutumwa bwiza, kuko ntabwo wakwizera Yesu utabanje kumva ubutumwa bwiza. Niyo mpamvu Yesu yigisha abigishwa bavuga ngo mugende mu mahanga yose mubwiriza abantu ubutumwa bwiza, abizera bakabatizwa. Icyambere ni ukwizera. Iyo ushaka gusesa amasezerano n'imyuka mibi, ni ngombwa kumva ubutumwa bwiza ukizera. Nyuma yo kwizera waba utarabatizwa ukabatizwa. Nyamara kubatizwa rero birambuye ngo uwizera akabatizwa ni uzakizwa. Umuntu wizera akabatizwa ni ukizwa imyuka mibi n'imbaraga z'umwijima. No ushaka kumbwira utize ko nizeye nkanabatizwa iyi myuka mibi ko ikingendaho itancikaho, ndetse ko njya nari Eucharistia nakoze ikimihango yose yo mu rusengero, ndetse naranakomejwe kuko abadayimoni batancikaho. Nuko nyine ayo masezerano y'abadayimoni aracyavuga ntigeze aseswa. Abantu mwarabatijwe nibyo, abandi murakomezwa, ariko ntimwigeze musenya amasezerano mufitanye n'abadayimoni. Basogokuru bakoranye n'abadayimoni, imiryango migari n'umuryango mutoya ari wowe mu nzu yaso yiwanyu ntibigeze basenya amasezerano y'abadayimoni. Noneho sasa ayo masezerano akomeza kuba akome n'akarande, asenyuke ku buzima bwa mu izina rya Yesu risumba amazina yose. Narinzi uyu munsi ko turi bukora isengesho risenya abadayimoni, cyangwa se risenya ya masezerano y'abadayimoni, ariko ntibikunze kuko umwanya ubaye mutoya, ikiganiro cyaba kinini cyane kandi kukireba birabarambira bamwe muri mwebwe. Tuzagaruka mu isengesho risenya kandi rirandura, rikuraho rwose amasezerano n'abadayimoni. Uwizera akabatizwa ni uzakizwa. Mwumvise rero noneho Yesu avuga ngo kandi ibimenyetso bizagumana n'abizera nibi, bazirukana abadayimoni mu izina ryanjye. Kumbuka ukabona yuko abadayimoni birukanwa n'izina rya Yesu Kristo, ntabwo birukanwa n'imbaraga z'imiti. Imyuka mibi y'inyatsi yirukanwa n'izina rya Yesu Kristo. Imyuka iteza uburwayi yirukanwa n'izina rya Yesu Kristo. Imyuka iteza kudashaka, kutarongorwa, kutubaka, kudakora n'uhirwe yirukanwa n'izina rya Yesu Kristo. Imyuka mibi itera ubugumba yirukanwa n'izina rya Yesu Kristo. Imyuka mibi iteza, narababwiye ngo abadayimoni baba mu matsinda kandi bagakora buri badayimoni baba bafite inshingano zabo. Hari iyo myuka mibi yitwa abadayimoni ishinzwe guteza ubugumba gusa, indi ugasanga ishinzwe guteza indwara. Hari iyindi ishinzwe guteza ibyaha, kwinjira mu muntu ikamushyiramo inyota y'ibyaha ku buryo atangira gukora bya byaha yatinyaga kera. Noneho ukibwira ngo ni wowe uri gukora icyo cyaha, kumbe ntabwo ari wowe. Hari abadayimoni bakwinjiyemo baguha gutinyuka gukora icyaha utigeze ukora, icyo watinyaga ukaba wagikora.
none ugasanga umuntu kuva ntanywa inzoga ariko dayimoni yamwinjiramo ikamutera icyaka, ikamutera kunywa izo nzoga nyinshi no gusinda. Umuntu niyasambanaga iyo myuka mibi yamwinjiramo ikamutera inyota yo gusambana, ugasanga abaye umusambanyi ariko ari ya myuka yamwinjiyemo. Hari abadayimoni rero bashinzwe gukora ibyo ngibyo. Hari abadayimoni bashinzwe guteza indwara gusa, ubumuga bw'amaguru, bashinzwe guteza ubumuga bw'amaboko, bashinzwe guteza ubumuga bw'umutwe. Niko kazi kabo, nivuga ngo bakaba ari inzobere mu guteza ubumuga, paralize, guteza paralize y'amaguru, paralize y'uruhande rumwe. Uvuga ngo abadayimoni bakaba ari inararibonye mu kwangiza muri ubwo buryo. None rero sasa abadayimoni ariyo myuka mibi twaze tuvuga hano. Yesu aravuga ngo ibimenyetso, ngo kandi ibimenyetso bizagumana n'abizera ngibi, bazirukana abadayimoni mu izina ryanjye. Cyo ni icyambere, ikimenyetso kigaragaza ko wizera Yesu Kristo by'ukuri aba mu mutima wawe. Wirukana abadayimoni mu izina Yesu bakaguhunga. Ntabwo ibi ngibi byagenewe twebwe abapasiteri gusa, ntabwo ibi ngibi byagenewe abahanuzi gusa, ntabwo ni buri muntu wese wizera Yesu abasha kwirukana abadayimoni bakamuhunga. Wenda ushobora kuba utakwirukana abadayimoni mu wundi muntu ngo bagende, ariko kuri wowe ufite ubutware bwo kubirukana ku buzima bwawe bakagenda. Ku muntu rero wizera Yesu Kristo by'ukuri, kuri we ku giti cye yakwirukanira imyuka mibi muriho ikamuvaho. Noneho hari abandi rero tuba twahawe nyine zino za ministeri, twahawe imihamagaro yabyo. Twahawe imihamagaro yabyo. Nibyo koko ushobora kugana wahawe umuhamagaro wabyo nyine wabyo, ari cyo kintu yahamagariwe, ari cyo kintu yaremewe. Yaremewe gukorera Imana gusa, akazi kiwe no gukorera Imana. Noneho kuko yaremewe gukorera Imana, yahawe ubwo butwara, ahabwa n'ubwo bushobozi by'umwihariko bwo gufasha abantu, akaba yabiruka n'abadayimoni bakagenda. Ariko ntibivuze ko nawe utabiyirukanira. Hari abadayimoni wakwirukanira bakakuvaho. Yego, hari igihe umuntu aterwa n'amashitani akomeye bitewe n'uwo mwatatsi ari we, n'umurozi wakwatatsi ari we. Birashoboka ko wakwatakwa n'umurozi nyirizina wibitse imbaraga z'ibicaniro. Uwo rero wibitse imbaraga z'ibicaniro nta gicaniro ugira cy'Uwiteka kuri wowe. Bisaba kugira ngo nyine ubwo rugamba ruzakugora, ruzakugezayo. Bisaba kugira ngo noneho ugana abantu b'Imana. Tuzakomeza ejo, ntakomeza nkatwara umwanya munini, cyangwa se hirya y'ejo bundi igihe Imana izaduhera umwanya kugira ngo tuze tuganire namwe. Ariko wumvise yuko ikirukana nicyo nashaka gushimangira, ikirukana imyuka mibi ni izina rya Yesu Kristo. Kandi ari uburozi bw'ibitamikano. Hano wumvise ukuntu hano Bibiliya ivuga ngo kandi bazarya ikica, ntacyo kizagira icyo kibatwara. Uramutse wariye uburozi bw'ibitamikano, babandi ngo bavuga ngo bavura uburozi bw'ibitamikano, wumvise ko umuntu wizera Yesu Kristo ashobora kurya amarozi y'ibitamikano ntamwice, kuko ijambo ryavuze ngo bazarya ikica, nta kintu kizagira icyo kibatwara rwose. Niba wabyumvise neza, ngo kandi nibanywa ikintu cyica ntacyo kizabatwara na hato. Nuba ngo nta n'utumenyetso nta na gake. Nunywa amarozi bakayagutega bagashyira mu gikombe bazi kupfa kuri bupfe, ukarya bagushyira ibintu mu bitamikano bazi ngura barakurangiza, nta tuzaba na hato. Ngibyo ibimenyetso bigumana n'abizera, bazarambika n'ibiganza ku barwayi ngo bakire. Ndagusengera mu izina rya Yesu Kristo waruneza amatwi, ubaye uri muranyumva, wari waragaburiwe mu buryo bwa kirozi, wari wagaburiwe rino joro. Birashoboka iri joro ukaba wagaburiwe mu nzozi zawe mu buryo bw'umwuka, bakugaburiye wari ibitamikano biciye mu nzozi. Ndabikurukisha mu izina rya Yesu Kristo, ntacyo bifite icyo bigutwara. Bisoke biciye hasi mu izina rya Yesu Kristo, bisoke. Ndaprovoka ibitamikano byose biri mu nda yawe waraye uriye, bigusoke mu izina rya Yesu Kristo. Umuriro w'Imana kwike kano kanya bive mu mara yawe, bive mu nda yawe mu izina rya Yesu Kristo. Ibyo biborogera mu nda, iyo nda yawe meze wumva iremere wagira ngo ni ibiti bashyizemo cyangwa ibihato biri mu nda, ndategeka abadayimoni bigize ibihato mu nda yawe bagusokemo baturumbuke mu izina rya Yesu. Ndategeka ibyo bihato biri mu maguru, ibyo bihato biri mu birenge, ni imyuka mibi yigize ibihato mu birenge, ni imyuka mibi yigize ibihato
ibihato mu nda, n'imyuka mibi igize ibihato mu mbavu zawe, ndabitwika byose bigusohokemo. Umuriro w'Imana bitwika imbaraga za Yesu zibikongore. Ndategeka kubohoka kwawe kano kanya ku jina la Yesu. Wumva umuriro udasanzwe, wumva imbaraga z'Imana zikumanukaho. Ndaturanga imbaraga z'Imana uzumve zimanuka ku buzima bwawe muri iri sengesho, zisohore ibitamikano, ibihoherano woherewe, ibyo wumva mu bitogo ndabisubiza ba nyirabyo babikohereye mu izina rya Yesu Kristo. Ndabisubiza ba nyirabyo aho byavuye, ariho bisubira, birekure ibitugu byawe, birekure izo mbavu, birekure ayo maso, birekure wowe wokerwa mu isura. Ndavugana n'umuntu ndi kumva mu isi y'umwuka wokerwa mu isura, ibyo bikokera ndabitwika, ibyo bidayimoni, iyo myuka mibi ni mu isura, abo bakurambere bicariye isura yawe, iyo mizimu yicaye mu isura, ndayirekuraho umuriro w'Imana, ndayitwika mu izina rya Yesu Kristo. Ndakwaturaho kubohoka, ndakwaturaho gucira, ndakuvana mu isezerano ribi ry'abadayimoni washyizwemo na so na sogokuru wawe, kwa jina la Yesu wanesheje urupfu n'ikuzimu. Acira kubohoka, acira ubuzima mu izina rya Yesu Kristo, acira ubuzima mu izina rya Yesu Kristo, acira kubohoka kw'iyo nda, acira kubohoka kw'ibyo birenge, acira kubohoka kw'ayo maguru mu izina rya Yesu Kristo. Bohoka amaguru yawe nabohoke, ibyo birenge byawe nibibohoke, izo mbavu nizibohoke, iyo sura nibohoke mu izina rya Yesu Kristo. Ndaturanga isura yawe ibohoke mu izina rya Yesu Kristo. Ndaturanga amavi yawe abohoke mu izina rya Yesu Kristo. Ndaturanga iyo nda yawe ibohoke mu izina rya Yesu Kristo. Ndaturanga uwo mugongo ubohoke. Dayimoni uteza ubumuga n'uburwayi bw'umuga, ndakuvuma, rekura umugongo w'uwo muntu, rekura amatako y'uwo muntu mu izina rya Yesu Kristo. Ndagutegeka, sezera ku buzima bw'uyu muntu, sakuza ugende, sohoka uciye mu cyuya, sohoka uciye mu bicandwe yakira, sohoka uciye mu kwihagarika cyane, sohoka uburyo bwose wasohokamo. Ndagutegetse muvire muri uwo mubiri kwa Jenas. Wumvira isengesho, imbaraga za Yesu zimubohore. Wumvira isengesho, imyuka yicaye mu mubiri we iturumbuka isohokamo. Ndategeka imyuka mibi gusohoka mu mubiri wawe yose ko yakabaye katika jina la Yesu Kristo. Ndategeka imyuka mibi yinjiye mu mubiri wawe, iciye mu kurya kwawe kwa nijoro, iciye mu kunywa kwawe kwa nijoro, iciye mu bitotsi yaraye kwinjiranye nyuze mu bitotsi byawe. Ndategeka kukuvamo yose ko yakabaye mu izina rya Yesu Kristo. Ndatura ngo bohoka, kira imbaraga zikubohora, acira kubohoka mu izina rya Yesu Kristo, acira kubohoka mu izina rya Yesu Kristo. Uwo murozi wari wicaye ku mutwe wawe, ndamutwika nave ku mutwe wawe. Wari wicaye mu bitugu byawe, ndamutwika nave mu bitugu byawe mu izina rya Yesu Kristo. Acira ubuzima bonerwa muri Yesu Kristo. Urakoze mwami ko uyu muntu muhaye ubuzima, urakoze kumubohoye, urakoze kumugiriye neza, mu izina ry'uwambwa agapfa kazuka dusabye twiseye, amen, amen, amen. Habwa umugisha n'Imana. Wari kumwe na Pastor Justice. Gira amahoro, gubwa neza muri Kristo Yesu. Nahi butaha hano ku isengesho ribohora official. Ntugende udakoze sabone cyangwa se subscribe kugira ngo ubutaha utazadushaka ukatura. Noneho ujye ukanda wibuka no kuri ako kazogira kugira ngo igihe ubone notification igihe cyose duhutuje dushyize ijambo ry'Imana kuri uyu muyoboro wacu. Gira amahoro, gubwa neza muri Kristo Yesu. Imana amahoro iguhe umugisha, Imana amahoro ikugirire neza. Wifuza kutuvugisha, wifuza gutanga ituro ryawe ry'uko Imana ikubohoye, ubundi iyo wizeye kubohotse, iyo wizeye kukize, ubishimangiza imbaraga z'ituro. Ituro rirasakuza, rigahamya, rikakuvuganira, kuko ijambo riravuga ngo amaturo y'umuntu ntiyamutera kwemerwa akamukandagiza ibwami. Iyo ushaka gushimangira kukiza ubohotse, ubishimangiza ituro. Rero ushaka gutanga ituro, gushyigikira uyu murimo w'Imana dukora bikuvuye ku mutima, utabihatirijwe, ari ubushake bwawe, umaze kumenya agaciro k'imbaraga z'ituro, ni 0782 75 42, 0782 75 42, cyangwa se 0788 60 74 144. Ushaka kudushyigikira, ushaka gushyiraho ituro rishimangira gukubohoka kwawe, rishimangira umugisha wakiriye muri risengesho, nizo nimero. Ushaka no kutuvugisha, nizo nimero tubahaye. Mugubwe neza muri Kristo Yesu. Amahoro y'Imana bane namwe. Shalom, shalom.